Yewe nuko mwaje ari nyuma ya saa sita kandi amasaha yari bubakuze mufite n'ibindi bikorwa mwadusabye ko muzanunamira izo nzirakarengane z'abatutsi ziruhukiye mu nzibutso dushaka uri hano hafi cyane y'ibiro by'akarere kugira ngo muze kubunamira nk'uko mwabitekereje. Nagira ngo rero mu izina ryabo turi kumwe mbashimire byimazeyo umutima mwiza, urukundo mwatugaragarije, ariko noneho kuba dufite uturere 30 mu Rwanda mukaba mwahisemo akarere ka Rwamagana n'iby'agaciro kuri twebwe, n'iby'agaciro kubarokotse jenoside bo muri aka karere. Byari ukubaha ikaze rero no kubabwira yuko twishimiye yuko abanyamakuru namwe nk'abandi banyarwanda mwumva hari icyo mwakora, mwumva cyo kuremera abarokotse jenoside, twumva ko twagishimye cyane nk'igikorwa cyiza kandi cyiza cyane mwahisemo gukora icyo gikorwa ngo tubashimire. Izina yanjye nitwa Hakizimana Mani, abenshi banzi ku izina rya Majid Black. Ndi umuhanzi w'umunyarwanda ukora injyana ya hip hop. Nababwira ngo mushikame, turi kumwe namwe mwiharanwa n'agahinda. Uyu munsi gusa tuzakomeza tubasure kandi
ibyabaye ntibizasubira. Natwe nk'abahanzi dufite zimwe mu nshingano dufite zo kugira ngo duhindure urubyiruko rutazi ibyabaye, kuko hari urubyiruko muri iyi minsi baracyari bato, ntabwo bazi amateka, babyumva gutyo, tunakumira ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze cyane, nanjye banyita mu mugwaneza Lambert, ariko nanjye nkaba ndi umuhanzi ukora injyana ya kinyafurika cyangwa se twita Afrobeat, ndetse n'umudiho bita R&B wenda utarakuriye, ariko ndi umuhanzi nyarwanda muri rusange, banze nka social MULA. Nkaba naje nanjye kwifatanya namwe babyeyi. Iki gitekerezo cyavuye ku muhanzi mugenzi wanjye kigera kuri benshi nabo bakorana. Twese rero turi benshi mu kazi dukora k'umuziki cyangwa se na industry muri rusange ya music. Nifuje kuza gushyigikira bagenzi banjye no kubahumuriza, mbabwira ngo ntabwo muri mwenyine. Mbifuriza amahoro y'Imana kandi mukomeze mukomere. Ndabizi neza ko bihora biri imbere, ndabifuriza ibyiza biri imbere. Wamuje na Dova Company Business Club yavuze ngo reka nifatanye nayo muri urwo kugira ngo dukomeze dufate ku mugongo bamwe mu bacitse ku icumu cyangwa se mu bahuye n'ibibazo byabaye mu 1994 genocide. Ubwo niyo mpamvu nayo navuze ati rikaze mu rubyiruko rurimo rurazamuka, nkomeze nifatanye nabo. Ndabashimira mwese kuba muri hano. Witeka nakomeze bana natwe gahunda. Twavuze ngo buri muryango uraza kugenerwa ibiro 13 by'umuceri, kawunga ibiro 10, isukari ibiro 5, isabune 2, imiti 2 ya miremire minini, ibasi nini imwe, hanyuma n'amavuta litiro 3.